turabasuhuje bakunze ibiganiro byacu kandi turabifuriza kugubwa neza. Ni nayo mpamvu dukora ibiganiro bitandukanye birimo inyigisho zitandukanye tuzi ko mukeneye mu buzima bwa buri munsi. Tuba tugamije ko mu gusobanukirwa byinshi mutari muzi byabahesha no kugira imibereho myiza. Twagarutse rero nk'uko twari twabasezeranije mu kiganiro cy'ubushize, tubabwira ko tuzagaruka dukomeza gusobanura ibijyanye n'imisengere y'Abanyarwanda mu gihe cya kera, ariko n'icyakabaye mu by'ukuri ari imisengere nyakuri, atari no ku munyarwanda gusa ahubwo ku muntu ari we wese. Twagiriwe ubuntu rero bwo kongera kwakira umutumirwa wari wadufashije kumva ibyo twahereyeho dusobanura ku gice cya mbere, hanyuma rero arakomeza dusobanurira dufatikanije nanone uburyo nyakuri umuntu akwiriye gusengamo ndetse no gusenga ubundi icyo ari cyo, ahari kugira ngo nawe ube wareba niba mu by'ukuri uburyo nyakuri ukwiye kubusengamo ari bwo usengamo, nusanga atari bwo ube wakosora, uyoboke inzira nyakuri yo gusenga Imana. Ibyo bitume rero mu by'ukuri ugira n'imibereho myiza, kubera ko ubundi nta mibereho myiza yashoboka hanze y'Imana yatanze kubaho. Reka rero nakire umutumirwa wacu, muhe ikaze, ubundi abasuhuze, ku batamuzi yongera bibwire, hanyuma dukomeze ikiganiro. Njye uvuga ni Emile Nshimiyimana, abenshi muranzi, ku batanzi rero ayo niyo mazina yanjye. Nkaba nishimiye kubana na mwene data, reka bibwire dukomeze ikiganiro. Karibu. Turabasuhuje cyane abakurikiye ikiganiro Ijuru Ntirikorerwa TV. Nk'uko twabibabwiye ubushize, nitwa Niyonzima Theogene, ndi umukiranutsi, umuntu w'intungane, ariko ndi n'umunyamateka. Nzi rero imyemerere y'Abanyarwanda ariko n'indi myemerere y'abandi benshi ku isi muri rusange. Ubwo rero ukurikije uko abantu ba kera bemeraga, ugakurikiza n'uburyo ab'iki gihe benshi bemera, tuba tubakangurira yuko bashobora kwizera neza ukuri kw'imyemerere mizima, dore ko abantu baba bafite ikinyoma cyinshi cyane barimo, ndetse bakarindagira bakaribwa ibyabo, ariko mu by'ukuri bidashobora kubageza ku Mana. Ariko nk'abantu bagize amahirwe yo kumenya ukuri rero, natwe tumva tutakwicara tudasobanuriye abantu ukuri nyirizina, ku buryo Imana yo yiyegereje muntu binyuze mu mwana wa Yezu Kristo. Nk'uko umutwe w'ikiganiro uvuga, imisengere y'ukuri, mu by'ukuri nk'umunyamateka tugenda tugereranya n'Abanyarwanda ba kera. Abanyarwanda bo ntabwo basengaga Imana nk'uko amadini muri iki gihe ayisenga, kubera ko Abanyarwanda nk'uko twabibonye bari bafite Imana mu mitima yabo nk'umubyeyi wabo wababyaye, uzi ibyo bakeneye cyane kurusha uko bo babizi, uzi ibyifuzo byabo kandi ubaha ibyiza. Nk'uko twabibonye Abanyarwanda nyine bavugaga yuko Imana ari Imana y'u Rwanda, ariko kuvuga ngo Imana y'u Rwanda ntibivuze ngo ni Imana y'igihugu cy'u Rwanda. Oya, i Rwanda bisobanura ibyiza muri rusange, ibyiza bitavangiye. Niyo mpamvu washoboraga guhura n'Umunyarwanda agahura n'umuntu muri Tanzania cyangwa se no mu Burundi, akavuga ati umugabo twahasanze n'uw'i Rwanda. Yego rwose. Yabaga avuze ko ari umuntu mwiza udafite ikibi. Yego. Nicyo yabaga asobanuye. Iyo rero babaga avuze ngo Imana y'u Rwanda, yabaga avuze ko ari Imana y'ibyiza. Iyo Mana y'ibyiza rero ntiyari kujya kuyinginga kugira ngo igire imbabazi kubera ko yayinginze, ahubwo ikibazo yabonaga afite ibintu bitari kugenda neza, we yareberaga mu nzira. Iyo nzira twarayibonye rero, ni uruhererekane rw'ababyeyi bakubyaye kugera kuri yo.
mu kurutunganya. Kandi nk'uko twanabibonye, iyo umunyarwanda yagiraga ikibazo yatekerezaga ko ashobora kuba azi aho yakigiriye, uwo yahemukiye, cyangwa se ko atamuzi. Niyo mpamvu rero iyo umuntu yajyaga gutunganya inzira y'Imana yashingiraga ku buryo azi ikibazo. Nimba ziti nahemukiye runaka kandi turahurira ku musekuruza wanjye wa 8 nk'uko twabibonye, yaterekeraga babasekuruza be kugera kuri wa wundi wa 8, akumva ko inzira ifungutse, akagenda ari amahoro. Kandi nk'uko dukomeza kubibwira abantu, mu by'ukuri umutima w'umuntu ni ubitse imbaraga zose z'icyizere zishingiye ku mbaraga z'ubwonko. Kuko iyo umuntu amaze kumva yuko nta kibazo afitanye n'Imana, akumva ari amahoro, ituze n'umunezero utuma akora n'ibintu bikagenda neza. Nibyo. Na niyo mpamvu abanyarwanda iyo bari kwigisha abantu gukomera, guhagarara kigabo, gukora, burya abantu iterambere rirazamuka kuko abantu bigiramo icyizere. Yego. Niyo umuntu muri iyi minsi abantu bavuga ko basenga, nubwo njya mbabuza gusenga hashingiye ko nyine Imana igaragaza ko isengesho ry'umunyabyaha nikizira kuwiteka. Yego rwose. Rero iyo umuntu avuze ati ngiye gusenga kandi mu by'ukuri anavuga ko atari n'intungane, ndamubwira nti wari kuburetse noneho ukabanza ukamenya uburyo Imana igira abantu intungane, wamara kumva ubaye intungane ukabona gusenga udatinya. Yego. Kuko isengesho ry'umunyabyaha nikizira kuwiteka. Ariko mu by'ukuri rero gusenga nyirizina, iyo umuntu avuga gusenga ni uburyo, ni ukwegera Imana. Yego. Ni ukubana n'Imana. Yego. Kugira ngo umuntu akorera mu ituze yumva yuko Imana imushyigikiye mu byo ari gukora. Okay. Noneho rero iyo umuntu rero avuga ko agiye gusenga kandi mu by'ukuri atari n'intungane, Imana igaragaza ko icyo ni ikizira, kubera ko ngo abantu iyo bo basenga baba basaba ibyo kamere n'irari ry'imitima yabo byishakiye. Yego. Kandi buri gihe ibyo bintu bivuguruza ubushake bw'Imana. Yego. Ibyo kamere ya muntu ikunda nibyo Imana yanga. Yego. Ibyo Imana ikunda nibyo kamere yanga. Yego. Ntabwo rero umunyabyaha buriya akwiriye gusenga. Yego. Ahubwo akwiriye gutuza akamenya uburyo Imana igira abantu intungane. Yego. Kubera ko Imana yatanze ayo mahirwe mu mwana wa Yezu Kristo, ariko natwe yaratubyaye itugira umwe na Kristo kugira ngo turusheho gukomeza gutangaza ayo makuru. Yego. Aho tuba rero mu byo dukora mu buzima tubamo, ariko tuba twanateye n'indi ntambwe yo kugira ngo dusakaze n'aya majwi agere ku isi yose. Yego. Abantu bamenye noneho uburyo bashobora kubana n'Imana mu buzima bwabo bwa buri munsi. Okay. Batunganye rwose. Okay. Nguko rero twakomeje kubibona, umuco wo gusenga abantu benshi bajya batekereza ngo niko abantu baterekeraga cyangwa se babandwa bakubita utugoma, waje mu wundi muco nawo mva amahanga. Yego. Ni nk'umuhango wo kubandwa. Okay. Kubandwa rero byaturutse kuri Ryangombe rya Babinga mwene Nyundo. Nawe yari yaje akurikiye umwami, igihe umwami yari abungutse aze gucungura u Rwanda. Noneho aza yigisha abanyarwanda imisengere ariko nk'iya Kiliziya Gatolika. Okay. Kuko iyobokamana mva amahanga ryari ryarageze muri biriya bihugu by'iburasirazuba kera cyane. Noneho rero Ryangombe yiga katigisimu, aranabatizwa nk'umunyagatolika, aza kuza rero aje kwigisha abantu ibya gatigisimu inahangaha. Yego. Kuko nuzareba uzakurikirana abantu baterekereye ngemba babandwaga, mu kubandwa habagamwe umuco wo kubatizwa, bakagira n'umubyeyi wa batisimu uwo bita umuse. Okay. Noneho bagakora n'indi mihango yose nk'iya Kiliziya Gatolika. Okay. Ariko ibyo bintu ntabwo abanyarwanda bari babihaye agaciro ku mpamvu z'uburyo bo bari basanzwe bumva. Ariko icyaje kubyinjiza mu mitima y'abanyarwanda nuko hari amateka yabayeho ubwo umwami Ruganzu Ndori yari yigiriye inama yo kujya gutera igihinza cyitwaga Nziramuramira, cyari cyarigaruriye igice kimwe cy'igihugu kinini. Yego. Yabonye ko afite imbaraga nyinshi, afite ingabo zikomeye, noneho yigira inama yo kuzamutera yihinduye nk'umugaragu. Okay. Akabanza akigira umugaragu, akagenda agahakwiwe, akabanza akigarura imitima y'ingabo, kubera ko yari umuntu ufite ubwenge cyane. Ubundi rero yamara kuba yigaruriye ingabo zose, agategeka, agafata ubwami bwiwe, agakuraho icyo gihinza cyitwaga Nziramuramira. Yego.
mu gihe rero yabitekerezaga atarajyayo yaje guhura na Ryangombe ubwo yari ku gasozi kamwe ari kumwe n'abagaragu be batatu abona Ryangombe yicaye ku kandi gasozi hakurya yari afite imbaraga zidasanzwe abona afite ibishirira ariko imirundi ye yarakaga isa n'icana ibishirira atuma umugaragu umwe tigena umunsi abire igishirira nkwishi itabi ahageze rero uwa mugaragu ntiyabasha kugaruka kubera imbaraga za Ryangombe atuma uwundi nawe bubuko nguko atuma no wa gatatu ntiyagaruka none ari hagurukira yigirayo amaze kwigirayo rero Ryangombe akimukubita amaso yaramuramije aravuga ati kagira Imana mwami w'u Rwanda ni wowe mwami uje gucungura u Rwanda ariko ufite n'igitekerezo cyo kujya gutera nzira muramira kugira ngo umunyage aho yigaruriye none rero igitekerezo wagize cyo kubanza kwigira nk'umugaragu nicyo by'ukuri ariko nanjye ndagira ngo dusezerane umukobwa imfura ya nzira muramira azagukunda uzamurongore muzabyara umwana w'umukobwa nanjye uzamumbi mu by'ukuri ibyo bintu umwami Ruganzu Ndori ntiyanabihaye agaciro ariko we yarabyumvishije biranamutangaza kuko niko yabitekerezaga ariko nta wundi muntu yigeze kubibwira noneho we yakomeje inzira yiwe aragenda atera nzira muramira yinyujije mu buryo bwo kwigira nk'umugaragu igihe kigeze aramwigarurira ndetse arongora na wa mukobwa baza kubyarana umwana w'umukobwa igihe kigeze umwana w'umukobwa ageze mu gihe cyo gusabwa yujuje ubukure yarwaye indwara y'inyobera abasuzumyi abanyarwanda rero bari abavuzi bakomeye cyane ku rwego rw'isi baravuriye birananirana kugeza aho umwami aje gusubira mu mateka aratekereza aza kwibuka igihe kigeze kirekire ko hari amasezerano yagiranye na Ryangombe arabaza ati ese Ryangombe yabakibaho ati no yarapfuye kera rero yahise ategeka ko bamwubakira indaro mu rugo iwe indaro yo kubakira Ryangombe kuko abantu bari bazi ko nyine imyuka nubwo yapfuye igihari cyane aramumushyingira mu buryo bw'ibitekerezo akimara kumumushyingira umwana yahise ahaguruka abanyarwanda rero babonye yuko umwami aterekereye Ryangombe bahita batekereza yuko Ryangombe ashobora kugera ku bazimu b'iwabo batakizi ku mpamvu z'amateka yari yaratumye babibagirwa igihe u Rwanda rwapfaga igihe cy'imyaka 11 ibyo nabyo tuzabisubiramo uburyo rwapfuye n'uburyo rwaje kongera kubaho n'abaryankundo tuzabisubiramo abanyarwanda rero babinjije Ryangombe mu mitima yabo nk'umuzimu ushobora kubagerera ku bazimu babo batakizi noneho rero iyo baterekeraga kubera ko nyine abanyarwanda bose bari baragize icyo kibazo amasekuruza bamwe batakiyazi kugera ku Mana bakavuga yo bazi bakavuga ati hasigaye Ryangombe ry'ababinga mwene Nyundo uratugerereyo imandwa abanyarwanda n'ubu ngubu uzumva nk'iyo umuntu ashaka nko kukubwira ko yakugerera ahantu utagera arakubwira ati watumuriye buriya ni imandwa ye ni umuntu we wabugufi imandwa rero ni umuntu ushobora kukugerera ahantu wowe utari kwigerera nuko Ryangombe yabaye imandwa y'abanyarwanda ariko bamwohereza ntibamutumaga mujye mumenya iki kintu neza abantu benshi baravuga ngo abanyarwanda basengaga Ryangombe ariko mu by'ukuri nta munyarwanda wigeze asenga Ryangombe ahubwo bamufataga nk'intumwa ariko nabwo badatuma ku Mana ahubwo batuma ku bazimu babo batakizi ku mpamvu z'amateka ku bazimu babo kuko bumvaga ko ikibazo cyose gipfira mu nzira bwari uburyo n'ubundi bwo gutunganya inzira nk'uko rero dukomeza kubivuga inzira ni nyinshi abantu bacamo n'uburyo bagenda biratandukanye ariko inzira ukuri n'ubugingo ni Yesu Kristo kuko Kristo niwe Imana yagennye kugira ngo abere abantu ikiru kubw'amaraso yabameneye babikesha kumwemera aba inzira imwe rukumbi igera ku Mana iruta iz'abakurambere bacu nubwo mu busesenguzi twazikozeho twasanze zarabashaga gutuma abanyarwanda babana neza mu buryo bw'ubudahemukirana imibanire myiza n'ubutwari n'ubupfura noneho haba Abayisiraheli nabo mu mateka ya Bibiliya tubona ko nabo baciye indi nzira yo kwegera Imana binyuriye mu butambyi no gutanga amaturo n'ibitambo iyo nzira nayo Bibiliya irahakana neza ko nta muntu yigeze
igeza ku Mana, Yego rwose. ko ariko ko nta n'uwo yigeze ishobora kugezayo, Yego. kubera ko ngo icyatumye Imana yishyiraho ngo ko ari kugira ngo abantu bose batsindirwe n'urubanza imbere yayo, Yego. abari mu isi bose akanwa kabo kazibwe, bose batsindwe bamenye ko nta muntu ukiranuka n'umwe, Yego. ahubwo ko Imana ariyo ikiranuka yonyine, Yego. kandi ihesha umuntu wese wizeye Yesu kumwegera akaba ari Imana niyo. Ni ukuvuga ngo mu yandi magambo Imana Yego. niyo yadushatse, Yego. ariko kandi niyo ikomeje gushaka n'abandi Yego. batarayigeraho n'ubundi binyuriye muri twe Yego. no mu mwana wayo. Yego. Mwibuke neza ko turi abana b'Imana, niko twabivuze, Yego. turi umwe na Kristo. Rero Imana niyo ikomeza gukora umurimo wo guhamagara abantu, babwira ati noneho rero izo nzira zose zari ikigereranyo n'igicucu cy'ibyiza bihishwe mu mubiri wa Kristo. Yego. 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 Iyo turi kuvuga amateka ntabwo tuba turubwira abantu ngo nibajye kubandwa Yego. cyangwa se guterekera, Yego. ahubwo ni ukugira ngo batibwira ngo ubwo batabikora barakijijwe. Okay. Kuko umuntu araza agatangira ikiganiro Yego. akavuga ati njyewe narakijijwe, Singibanga. iwacu barabandwaga, baraterekeraga, Aha. ati none ibyo bintu sinabikora. Haba Ariko ubwo ndaro. ugasanga ibyo akora Yego. nibyo bibi Aha. kurusha ibyo ngibyo byo kubandwa no guterekera, Okay. kuko byo biranamutandukanya n'abavandimwe be ba direct, bikanamuteranya n'abanyarwanda bagenzi be, Yego. ahubwo bikamwanganisha, bikamuzanira Aha. inzangano Okay. mu bavandimwe, Okay. kuko ntabwo bishobora kumugeza ku Mana, Yego. ntibishobora kumugira intungane, Yego. nubwo no kubandwa ntawe byagize intungane Yego. imbere y'Imana, Yego rwose. ariko imbere y'abantu Aha. ho byamugiraga intungane. Okay. Noneho rero uyu muco mvamahanga wo, Yego. abakristo, amadini yitwa ya gikristo ni abitwa abakristo ariko atari bo, kuko Nyagasani yarabivuze ati kizabababwira banshimisha iminwa gusa, ariko imitima yabo imbakure. Kuko urumva bazavuga ngo ni abakristo, ubwo baba bavuze ko ari umwe na Kristo, ariko bakavuga ko Kristo ari intungane barabanyabyaha 100%. Wababwira ati ese namwe muri intungane 100%? Kare ubu n'igihe ati twebwe turabanyabyaha, ndetse n'abavuga ko bavuga kugeza iteka ryose. Urumva rero uwo muntu mu by'ukuri aba yemera Yezu ku munwa gusa, ariko ku mutima we akaba kureye cyane, kubera ko atamenye uburyo Imana igira umuntu intungane, ahubwo yihangira gukiranuka kwe ubwe, none bigatuma asuzugura gukiranuka kuri Imana itanga. Urumva tuganira n'abantu ukababwira ati ese nawe warakijijwe? Ese gukizwa ni gute? Mu by'ukuri gukizwa ni uguhabwa Yezu, ariko Yezu ni byose, niwe mbaraga z'Imana, niwe gukomera kw'Imana, niwe rukundo rw'Imana, mbega niwe byose. Ni ukuvuga ngo umuntu umufite nta kintu yabasha gukena. Rero mbambwira abantu uti nyamuneka babibye byinshi, ariko nimubareke babitware, n'ubundi nta mugisha uri mu by'isi, ariko nimukize amagara yanyu, muhunge mudapfa. Kuvuga ikiba gisigaye ni ukujya mu muriro utazima, kuko urumva umuntu arakubwira ati twebwe natwe twizeye Yesu turabakristo, ariko kumwizera ni ukwemera kuyoborwa nawe, akagendera muri wowe, agakorera muri wowe, nawe ukagendera muri we, ugakorera muri we, ukayoborwa nawe. Noneho umuntu w'umugabo wize usobanutse akumva bidahagije, atereka da titudafite n'umupastori, titugomba gutora umushumba, ariko ubwo gutora umushumba ni ikimenyetso cy'uko wanze Yezu ko akuyobora, none ukajya kwishakira uwundi mwungeri. Ariko nyamuneka tuke bibabwira, kubera ko igihe cyose mu gihumeka natwe tugihari, tuba twizeye neza yuko gukira kurahari. Nimuhunge mudapfa, mwizere Yezu, kuko kumwizera ni ukwemera kugirwa intungane nawe. Ubwo ni ukwemera mu yandi magambo gutsindishirizwa nawe. Gutsindishirizwa rero ni ukubarwaho intsinzi atari wowe wakoreye, ukamenya ko burya Yezu we yakoze imirimo njyewe ntari gukora, ariko nawe utari gukora, twebwe abana b'abantu tutari gushobora, ariko nawe yayikoze atayikorera ubwe, kuko Bibiliya igaragaza ko we yari asanzwe afite icyubahiro cya se mu ijuru, ahubwo ni twebwe yabikoreraga, kugira ngo noneho nitumwizera tubarweho gukiranuka kwe.
ubwo rero gukizwa ni ukwemera ko ukize ariko utikijije, ukijijwe n'undi. hari abandi rero bajya tugana bavuga ati ariko gukizwa ni urugendo, ariko ntabwo ari byo. Umukiza se aba afite imbaraga nke ku buryo agenda akiza ko ashoboye? Umukiza ni umunyembaraga, ni Imana iravuga bikaba, iravuga ati niwizera Yesu uyu munsi uri umwana wanjye ndakubyaye, noneho rero nzajya ngutabara, nzajya ngukomeza, nzajya nkuyobora, nzajya ngufasha muri byose. Noneho rero kwemera ubwo bufasha mu mutima wawe biguhereza icyizere kiruta icyo umukurambere wabaga amaze guterekera yari afite. Ubwo tuvuze inyungu yo kwizera Yesu. Kwizera Yesu biguha icyizere gikomeye cyane, gishobora gutuma ukora ibintu bikagenda neza, gishobora gutuma ubuzima bwawe bugira intambwe ifatika, kuko uri gukora ariko ukorana ubuzima. Apana kujya gukora ushaka ubuzima. Urumva icya mbere ni ukubaho, kandi ukabaho wizeye ko Imana yo yagukunze urukundo rukomeye cyane. Iyo Mana yagukunze niyo nyembaraga, igukunda ndetse kurusha uko wowe wikunda. Noneho gutekereza ko wayinginga kugira ngo iguhe ubuzima, ngaho kubaho kwawe ari ibyawe kurusha kuba ari ibyayo. Urumva twebwe kubaho kwacu ni umushinga w'Imana, kugira ngo icyubahiro cyayo, ibikorwa byayo, imirimo yayo ibikorere muri twe, twebwe tuyibere inzu yayo. Inzu rero buriya ntabwo iyo yigirira imbabazi kurusha nyirayo, ahubwo nyir'inzu niwe uyitunganya akayikora neza nk'uko abishaka, kugira ngo ayikoreshe n'ubundi ibyo ashaka. Turashimira Imana rero gutya turi, kuko niko Imana nyine databuja ari nawe data yadutunganije, kugira ngo adukoreshe no muri ubu buryo ari guhamagara abantu kugira ngo baze nabo abakize nk'uko natwe yadukijije. Imana ishimwe rero ku bwa Yesu. Urumva iyo umuntu akijijwe burya nibwo abakize. Uzatangara rero uburyo umuntu avuga yuko akijijwe, akavuga ndetse ko ajya anasengera abantu, ariko akongera akabwira abantu ari gusengera ko nabo bashobora kumugirira neza kugira ngo ubuzima bwe bugende neza. Mu yandi magambo nta buzima afite, ndetse akeneye gufashwa n'abari gusengera. Nkibaza ati none se ufashwa ninde? Ufasha ninde muri aba bantu? Kuko nta munyabyaha uruta undi. Iyo umuntu ari intungane 100%, ariko ubwo twashatse gukuraho izo nzira zose abantu banyuramo, izo nzira zose abantu bacamo bibwira ko zibagezayo. Ubwo inzira ihari y'ukuri yizewe, inzira ni imwe gusa, ni ukwizera Yesu. Ukwizera Yesu, ukizera ko ari we wakoze ibyo utari gushobora, ibyo Imana yagusabaga kugira ngo ubashe kuyegera, ko we yabikoze ariko abikora n'ubundi watabyikorera, ari wowe wabikorera. Noneho wamwizera, ibyo byose yakoze wowe ukabibarwaho nk'aho ari wowe wabikoze, n'Imana ikakwemera mu iyo shusho ya Kristo. Abapantekote ndetse n'abandi bantu bitwa abakristo bajya bakunda gusoma agatabo k'umugenzi, ariko ku rupapuro rwako rw'135 mu buhamya bwa Byiringiro niko yabwiye mu Kristo, nagerageje gutunganya ingeso zanjye, ariko n'ubundi nkumva bitampesheje gukira. Nza kubwirwa na mwene data mwizerwa ko nintemera kubarwaho gukiranuka kundi muntu utigeze gukora icyaha, ndashobora kwemerwa n'Imana. Ndamubaza ndetse uwo muntu abaho? Ati uwo ni Umwami Yesu. None se burya yakiranutse ari njye abikorera? Mu by'ukuri yabyumvishije, umutima uranezerwa, ahita yivaho. Kwivaho rero cyangwa se kwiyambura ubushwambagara ni ukutongera kwirebaho gukiranuka muri kamere yawe, ahubwo ukemera ko burya Yesu yakiranutse ku gato na kanini, akabona amanota yuzuye 100% yo gukiranukira Imana, ariko atabyikorera, n'ubundi ari wowe abikorera. None rero kumwemera ukavuga uti none Imana yarankunze impa Yesu, ubwo rero mfite Yesu, ubwo Imana turi kumwe, iri muri njyewe, ngira igisengesho ry'ukuri. Icyo gihe rero uba amahoro, ugakora ibintu bikagenda neza, ukaryama ugasinzira. Icyo gihe ntiwongera gutinya ibintu byose bije. N'Imana ubwayo nayo ntihongera kuyitinya, kandi wowe uri inzu yayo, bamaze kuba inzu yayo, iri muri wowe.
nibwo rero wumva wegereye Imana. Ariko ubwo kwegera Imana niko gusenga nyakuri. Ubwo muri make rero gusenga ni muri Kristo kuko niwe watwegereje Imana. Gusenga ni ukubana n'Imana. Kandi kubana n'Imana tubanira nayo muri Kristo. Ariko ubwo muri Kristo nabwo bijye bicanga abantu ni mu ijambo ryayo kuko Kristo niwe jambo ry'Imana. Noneho kubana n'Imana ni ukubana, ni ukuzirikana icyo yavuze. Noneho ko yaravuze ibyo yavuze ni byinshi. Noneho mu kubyemera mu mutima bituma Imana kugira intungane. Yego, ariko noneho twemera icyo yavuze ku mwana wayo nkaho ari we yagennye. Hari ahantu Paulo yandikira Timoteyo yamubwiye ngo hariho umuhuza gusumwe w'Imana n'abantu. Uwo izina rye ni Yesu Kristo. Nicyo rero umuntu akemera ko Yesu kandi ikimuhuza n'Imana Yesu yamaze kugikora. Atari icyo azakora ahubwo ari icyo yarangije. Nicyo yamaze gukora. Yego, none umuntu agatunga umutima utongera kumva ko ari kure y'Imana, akumva ko Imana ari inshuti ye, ko Imana ari umubyeyi imwegereye kurusha n'umwambaro yambaye. None bikamuha amahoro, bigatuma agira umugisha, bigatuma ashira ubwoba, indwara zigakira, kuko kwizera kurarema. Nibyo kwizera kuzana imbaraga ndetse n'umuntu ubwo atatekereza agagira ubuzima bwiza, ubwenge bugafunguka, mbega kumva afite inshingano. Ku inshingano nazo burya zigeze zihereza umuntu ibindi bitekerezo birenze. Mbirebera nyine nk'iyo umuntu bamugize meya cyangwa se ministre cyangwa abandi bategetsi bakomeye, burya ubwenge bwabo bujya ku kigero cyo hejuru kuko Imana za nshingano iguhaye iranazirinda. Nibyo kuko iyo uwo muntu atakiri muri za nshingano ubona yabaye umuntu usanzwe. Ukajya wibaza none rero niyo umuntu yemeye kuba intungane ubwo abahagaze ku musozi nk'umujyanama w'abandi, nk'umuhanuzi w'abantu bose. Izo nshingano nazo rero zikomeye cyane zo guhagararira Imana, zongera imbaraga, ibitekerezo n'ubwenge muri muntu. None ugasanga umuntu ntago ari wa wundi. Kandi biranumvikana kuko niba Imana ibana n'umuntu ikabituye muri nkuko n'isezerano bivuga ngo nzatura muri bo, ngendere muri bo, akaba ariyo imuyobora, akaba ari ikorera muri we, izambaraga z'ubumana ziba ziri kwigaragariza. Uwo kwizera rero birimo imbaraga nyinshi cyane. Zirimo imbaraga nyinshi cyane. Bikugira umwe n'Imana, bikakunga nayo, bikakubanisha nayo, ariko bikanahindura imibereho yawe yose. Iyo niyo nzira nyakuri igana ku Mana. Ari nako gusenga nyakuri. Niko gusenga nyakuri. N'ubundi abwirwa benshi akumva beneyo. Turagira ngo dusoreze ikiganiro ahanga, tuzakomeza nakagaruka. Murakoze, turabashimiye. N'ubundi amazina ni yayandi, nitwa Niyonzima Theogene. Telefone nazo ni za zindi 0788 53 80 55. Tuzakomeza kubana n'ubutaha. Mugire umugisha w'Imana. Nawe turagushimiye ko twitaba. Ubwo n'ubutaha turagutegereje. Yego. Ubwo n'abadukurikiye mwakoze cyane, n'Imana turayishimiye cyane yadushoboje. Bye nawe ubutaha. Murakoze cyane.